always ku mbuga. Mutesi Scovia umwe mu banyamakuru bagezweho cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda b'abagore, noneho ubundi abagore cyangwa se abategarugori ni abantu batakunze kugenda bagaragara cyangwa se ngo bavugwe cyane mu itangazamakuru mu minsi yashize muri mu ruhando rw'itangazamakuru cyane cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uyu rero Mutesi Scovia numwe mu bagore bagezweho cyangwa se basigaye bavuga rikumvikana, ndetse wamucyana mu bagore ba mbere hano mu gihugu basigaye bavuga rikumvikana. Uyu Scovia rero noneho igiye gutuma mugarukaho gatoya n'amagambo yavuze ejo ku munsi ngo w'umukobwa cyangwa se wahariwe umukobwa muri rusange. Reka ubanze uyiyumviraho gatoya hanyuma nze ngira icyo nza kuyongeraho. aravuka akavuka bamusuka imisatsi, bamwambika amaherena ya zahabu, bamuteyeho inda, agahagarara atya agakura nk'ururabo rw'iroze ahagaze. Urarurabo imvura iragwa rugashwanyagurika iyo runyagiwe, izuba rirava rukuma. Abakobwa banyumurera nk'indabyo zirose bazabingegera hano hanze bandavure baribwe n'imbwa barya izindi. Umwana w'umukobwa akwiye gukura iwanyu mumubwira ngo uzabaho witunze. Kuri uwo munsi mpuzamahanga nizere ko aribyo bababwira, uzabaho witunze cyangwa utunze n'abandi. Umuco wo gukora abana bigisha abana b'abakobwa ko bafite abantu bazabatunga barimo abagabo, bira bintu nuko turimburira abana. Aravuka mwabyumvise rero, uwo ni Mutesi Scovia wihanangirizaga ababyeyi ababuza kurera abana ngo nk'ururabo rw'iroza nirwo usanga rudashobora kwihanganira igihe kizuba cyangwa se igihe cy'imvura nyinshi, mu gihe ubwo yashaka kumvikanisha ko igihe amakuba yaje cyangwa se igihe ibyago byaje, umwana wareze baje nta kintu na kimwe wamwigishije noneho w'umukobwa nta kintu na kimwe ashobora kwimarira. Yumvikanishaga ko ababyeyi bakwiye kwigisha abana b'abakobwa kuba bakitoza cyangwa se witoza gukorera amafaranga yabo badategereje amafaranga azava mu mifuka y'abagabo, ahubwo nabo bakabaye aribo bagabo bwabo bakabatoza kwigira no kuzishakira ibyabo, bakaba batunga abandi benshi aho gutegereza kuzatungwa n'abagabo. Ibi Scovia rero yihanangiriza ababyeyi yakoresheje ijambo rikomeye ko abo bana barezwe batyo bashobora kuzaribwa n'imbwa cyangwa se bo bakazirya. Uyu Scovia ukunze kumvikana avuga amagambo akomeye ku buryo buteye n'ubwo nyine iyi video cyangwa se aya magambo yavuze yatumye abantu bahaguruka bagacika ururondogoro bakavugane. Nyamara n'ubundi ibyo Scovia avuga nibyo, kuko iyi ngeso ireze abakobwa usanga bose barakuze bazi ko abagabo aribo bazabatunga, kandi nyamara wagasanze ahubwo izo mpande zombi zakagiye zifatanya. Umugabo akagira icyo azana n'umugore cyangwa se umutegarugori akagira nawe icyo azanya, bakagihurizamo hagati aho kugira ngo byose bijye ku mutwe w'umugabo. Uzasange umugabo yarageze aho akanaruha akanarambirwa n'umugore kubera ko uwo mugore nta kintu na kimwe yigeze ashobora mu rugo cyangwa se nta kintu na kimwe ashoboye. Ayo magambo rero yatumye abantu benshi n'ubundi bahuriza kuri yego. Benshi bari igitsina gabo bavuga ko nabo ahubwo hari igihe kigera bakumva bakeneye umuntu wabafasha cyangwa se wababakinga cyangwa se wabafata mu mugongo akabatera inkunga aho kugira ngo abaribo bazajya bahora bavunika. Iyi rero byose nibyo Scovia yagiye avuga, ariko nanone ugiye kureba nanjye ku ruhande rwanjye ibi byakabaye byo niba bavuga ko haje uburinganire, abagore ntabwo bagomba gutegereza abagabo kugira ngo bazajye babazanira, ahubwo nabo bakagira
bagiye bamenya noneho nabo kuzanira abo bagabo bakajya bose bafashanya muri rusange. uwo yari Scovia Mutesi, umwe mu banyamakuru bagezweho hano mu gihugu cyacu, wavuze amagambo bamwe ntibayavugeho rumwe abandi bakayavugaho rumwe, ariko n'ubundi wajya kureba ugasanga ibyo yavugaga byari ukuri.